Ndagushimiye ko uhisemo Behind Walls Show. Umwanya wawe n'uw'agaciro kuri twebwe. Ngufite inkuru nziza kandi inkuru ikureba ndetse nanjye irandeba. Mbere y'uko utera intambwe iyo ari yo yose uyerekeza mu rusengero urwo ari rwo rwose, banza wumve iyi nkuru kuva ku itangiriro kugera ku iherezo. Ese uzi impamvu abantu bita abaprofete mw'iyi minsi? Ese uzi impamvu abantu bigira nk'Imana mw'iyi minsi? Ese uzi impamvu insengero nyinshi mw'iyi minsi ziba zuzuye? Ese uzi impamvu abantu mw'iyi minsi bakora ibitangaza bitangaje? Gumana nanjye rero 5 nkunyuriremo muri makeya iyi nkuru, kandi iyi nkuru yabayeho. Iyi nkuru ni ingenzi ku buzima bwawe. Don't miss up. Mary ubwo yarageze ahangaha ku bitaro yahise ahamagara pasiteri we wa Profete Jeremiya. Yumvaga guhamagara uyu mupasiteri aricyo kintu cyiza yakora. Yifuzaga ko pasiteri byibuze yamusengera kugira ngo umwana we abasha gusavayivinga. Ahangaha rero ijwi ry'uyu mugabo w'umupasiteri ryaje riremereye cyane ndetse rifite uburakari. Pasiteri n'uburakari bwinshi cyane aramubaza ati ntukubera icyo wamujyanye ku bitaro? Ese ntabwo wizera Imana? Ese urashaka gusimbuza icyubahiro cy'Imana dogiteri? Muri ako kanya Mary yagize ubwoba. Umwana we mu by'ukuri ahangaha yari kuva amaraso menshi cyane ndetse yari ari kubabara, ariko ijwi ry'uyu mugabo w'umupasiteri ryari rimuri mumena amatwi. Nuko pasiteri aramubwira ati mukuraho ngo muzana hano ku rusengero. Ahangaha yaramutegetse, aramubwira ati Imana yaguhaye abo bana ni nayo igomba kubakiza ibibazo. Ntukasuzuguze Imana wirukanka ujya kungira ku bantu. Muri ako kanya Mary yatangiye gutitira intoki ndetse atangira kurira aho ngaho. Arangije arahindukira, arangije aterura umwana we amukura ngaho ku bitaro. Yafashe umwana uri kuva amaraso menshi cyane amukura ku buriri, aramusohora amwambura abanasi. Abaganga barasakuza cyane ariko aranga amukura aho ngaho. Nuko umwana we rero yamukuye aho ngaho kwa muganga amujyana mu nzu y'amasengesho. Nuko rero ubwo Mary yarageze hano muri urusengero, urusengero rwose rwari rucecetse. Ahangaha yinjiye ateruye wa mwana Dina, ariko uku guceceka ntabwo kugize kumara umwanya. Ubwo pasiteri yabonaga uyu mugore yinjiye yahise arakara cyane. Ntabwo yigize amubaza se umwana ameze gute, nta nubwo yigize amubaza se byagenze gute, ahubwo ijwi rye ryarimo ryomonga naho ngaho mu bikuta. Aramubaza ati ese nuko bariki bagiye kwa muganga? Mary ubwoba buramwica. Nuko umubyeyi aramubwira ati pasita, uyu mwana arari gupfa mureba, niyo mpamvu namujyanye kwa muganga. Ahangaha yabivuze ijwi rye n'ubwoba bwinshi cyane rititira. Ariko pasiteri arangije azamura Bibiliya ye, arangije arabaza ati se ntabwo uzi yuko Imana ariyo ya mbere ikiza? Imana yonyine yaguhaye aba bana, ni nayo Mana ishobora kubasevinga ikabarinda. Ni gute utinyuka gufata aba bana ukabajyana kwa muganga? Ese ni gute ushobora gufata Imana ukayisimbuza abadogiteri? Aho ngaho buri wese wari aho ngaho yakomye amaki, bose baravuga ngo amen. Uyu mubyeyi yatangiye kurira. Pasiteri arangije amubwira ati mushyira hasi. Nuko bafashe wa mwana rero bamushyira hasi. Aka kana kori gatoya karimo gatitira cyane. Pasiteri arangije azamura ibiganza bye, mu by'ukuri ijwi rye ryari riri hejuru cyane. Arangije avuga ngo myuka mibi y'urupfu muve muri uyu mwana, umuriro w'Imana kiza kuno kuguru k'uyu mwana. Arangije afata amavuta yari mu gacupa, arangije ashyira kuri cya gisebe. Umuhumuro wavaga muri aya mavuta wahise wuzura aho ngaho, abantu bose barawumva. Nuko arangije amuhereza ka gacupa, aramubwira ati aya mavuta nguhaye jya uyasiga kuri iki gisebe buri munsi. Aramubwira ati uyu mwana ntuzongeye kumusubiza kwa muganga, kumbura Imana izamukiza. Uyu mugore mu by'ukuri yashaka kwanga izi nama z'umupasiteri, ariko nyuma yibuka uburyo yabyaye zino mpanga. Imyaka yashize yari yaratambutse mbere y'uko bagira abana. Paul ndetse na Mary bari barakingiranywe bamara hafi imyaka 10 yose. Mu rugo rwabo nta jwi na rimwe ry'umwana ryumvikanamo, barabuze urubyaro. Nta nakenda k'umwana kahabaga, nta gakweto k'umwana kahabaga. Buri gitondo Mary yozaga udusahane tubiri ake ndetse n'ako mugabo we. Paul yicaraga mu ntebe imwe, ntabwo yajyaga yihindura. Ahanga mu by'ukuri umwuka wabaga utameze neza. Bagerageje buri kimwe cyose, barongera bagerageje abadogiteri ndetse bajya kureba n'abantu bakoresha imiti ya gakondo. Bamwe na bamwe bababwiraga ko bazabona ibitangaza. Bari barabinyweye imiti myinshi cyane itandukanye, ariko nta kintu na kimwe cyari cyarabaye. Ntibari barabashije kugira umwana.
Mary yakundaga gufata umusego akaryama akarira cyane. Paul yaramufataga akamufata ku bitugu akamwegereza akamubwira ati my love, umunsi umwe humura, igitangaza kizakoreka. Ariko muri we nubwo yumvaga ko ari kubura ibyizere, abaturanyi nabo bavugaga amagambo atari meza. Buri magambo yose bavugaga yasaga nkaho uri kumucishamo icyuma mu mutima. Nuko umugoroba umwe umuturanyi yaje kwegera uyu mugore Mary, ariko ibyo yamubwiye byahinduye buri kimwe cyose. Uyu muturanyi aramubwira ati hari urusengero rufite imbaraga cyane, abantu bajya muri uru rusengero nta rubyaro bakagaruka bateruye abana. Aramubwira ati uyu mupasiteri uri muri uru rusengero ntabwo ari umupasiteri usanzwe. Aramubwira ati amasengesho yarakomeye cyane. Aramubwira ati amasengesho ye akiza ibikomere. Paul ndetse na Mary bararebanye, hari ikintu bari bakeneye. Baje rero gufata umwanzuro wo gucesinga icyifuzo cyabo. Nta yandi mahitamo, bafashe umwanzuro wo kwerekeza muri uru rusengero. Bwa mbere binjira hano muri uru rusengero babaye nk'aho binjiye bateye intambwe binjira mu yindi si. Ahangaha binjiramo umwuka w'ahantu wari uremereye cyane. Harimo ingoma, harimo imiziki, abagore n'abagabo baryamye hasi bari kwigaragura, abandi bari kurira. Bamwe barasakuzaga cyane bikamera nk'aho iminyururu ibaziritse ariko itabasha kugaragara iri kugenda icika ibavaho ibarekura. Ijwi ry'umupasiteri ryaromonganaga nk'iry'inkuba ndetse ibikuta bikanyeganyega. Nuko pasiteri n'ijwi rirereye cyane aravuga reka dusengere igitangaza kibe. Aya ni amagambo yavuze ayavugira mu ijwi riri hejuru. Barangije barasenga. Nuko arangije arababwira ati mugomba kumara iminsi 7 musenga mutarya mwiriza. Abangaba rero uko ari babiri bararaga bakanuye bari gusenga. Babyuka kubona amaso yatukuye kubera kurara basenga. Nta muntu wagwekaga n'umwe muri bo. Ahangaha pasiteri yabategetse yuko bagomba kunywa amazi yonyine gusa. Aya mazi bakayashyira mu gifu kiri mu busa. Yababwiye yuko bagomba kuzenguruka urwo rusengero inshuro 7 kandi bacecetse. Uyu mupasiteri yababwiye yuko bagomba guhamba ibyifuzo byabo hano kuri altari. Bamwe muri bo bagiye baba fainted baragwa ndetse abandi bakaruka. Bamwe ndetse bagatangira kuvuga indimi buri wese adashobora kumva. Nuko abanga uko ari babiri Paul ndetse na Mary barabyizeye. Nuko umunsi umwe Mary yaje kwikubita hasi. Ahangaha rero uyu mubyeyi Mary yikubita hasi, yagiye kumva yumva mu nda ye, yumva turi kumukikinga, yumva harimo ikintu. Ahangaha nta kindi cyari cyabaye, uyu mubyeyi yari atwite. Ahangaha yarishimye cyane, arascreaming, arasakuza cyane. Paul arangije amufata ibiganza bararira. Bahise birukanka bajya kuri pasiteri. Arangije pasiteri akibabona araseka nkaho yari asanzwe abizi ko byabaye. Nuko arangije arabaza ati ese ntabwo nababwiye? Imana iri hano, Imana iri kumwe natwe. Arababwira ati iri ngiri ni itangiriro. Nuko hashize amezi 9 Mary yaje kubyara umwana w'umukobwa. Uyu mwana bamwise Sara. Ahangaha mu by'ukuri bari bishimye, ibyifuzo bari bafite byari bisubijwe. Ahangaha urusengero rwose rwarishimye rushimira Imana. Ndetse Paul na Mary nibo bantu barabatanga buhamya. Ese urashaka kumenya iyi nkuru uko yatangiye ndetse nuko yarangiye? Biroroshye cyane. Fungura hano muri comment hasi, urasangamo link na pinnings. Iyo link none nurangiza uyifungure irahita kwerekeza aho ugenda ukareba inkuru yose kuva ku itangira kugera ku iherezo. Ndagushimira cyane umwanya wawe, ndagushimira ko wahisemo Behind Walls Show. Ukomeze ubane natwe kandi turagukunda cyane. Nawe utaha, ciao ciao.